amenya amateka y'icyo gihugu, amenya ibyiza biri muri icyo gihugu. Arangije abwira nyirabukwe ati please unyinyengera kugusiga ngo nsubireyo, yewe ntabwo nsubirayo, ntabwo nguma hano, ntabwo ugenda musige. Ubusi hano yaraciye akagozi ka karande, niho yarageze muri sisitemu yo guca karande y'imivukire, niho yarageze guca karande y'imiturire. Navuga ati bisanga byakunda, duhagaze mu byago n'amarira n'amakuba. Araterura ati nuko menya nyiri mu makuba amahoro adashira. Twebwe amahoro tuyamenya duhagaze mu makuba, ireka ry'ibyiza turimenya turi mu bibazo, netuwaka zo kubyara zifunguka turi ingumba, ibitwenge biza turi mu mibabaro. Iyo warize cyane uzaseka cyane, iyo wavuzwe cyane uzaba umusitari ukamenyekana, iyo washonje cyane uzarya cyane, iyo wababaye cyane uzishima cyane. Kuko mu bintu Imana ikoresha, mu bimenyetso Imana ikoresha, igira ikimenyetso cyitwa gukuba. Rero ni mubyumvise, hariya murabyumvise ngo muvuge ngo amina. Satani we yize icyo gukuramo n'iryo somo yatsindaga, ariko iyi Mana ikintu cyitwa gukuba ni ibintu byayo. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Petero ngo muri iyi si nzabakubira inshuro ijana nindangiza amaherezo n'ubugingo buhoraho. Muvugira ngo nini cyane. Iyi Mana ikuba nzayikurikira. Yakubiye Yobu, umugore we n'abantu bafashe ijambo barateze vu, kubera ko yazanye icyo bita gukuba. Tugiye gusoza umwaka harimo gukuba. Urabyumvise neza, ariko ikimenyetso cyo gukuba cyaje. Muvuga ngo amina cyane. Sakuza cyane muvuga ngo amina. Rusi ati nabivumbuye, yewe uyu mwuka wa karande. Hari abantu biyemera ngo nta karande ibaho, kandi ugasanga ubivuga yaramuzengereje. Undi umuntu uyirwanya baranamuzengereje, kuko yarabanje imufunga amarezo yo kumenya kwibaho. Twebwe rero tukimenya kwibaho twayikuyeho. Yewe namenye umwuka wa karande ungendaho, njya gusenga amasengesho yo kuwikuraho. Mwikuraho ndavuga ngo Mwami nyiribe, namenye ko iwacu haba abantu b'abahanga bize kandi bazi gushakisha ariko ntibakire. Ndaje imbere yawe njya kwikuraho uyu mwuka wa karande wo kudakira, kandi iwacu havuka abahanga. Umwuka mwikuraho neza uvaho, ubu mu bagore batanu b'abakenzaho. Bakona ko arimo kumuseme cyangwa ngo ndandike igitabo cyacu. Mbakunda ko bashaka no kubyumva. Byaba byakunda pe ndakize ndabizi. Nimutabizi ndabizi. Ese wabona umugore usoma Madame Jean Paul? Yendi Madame Jean Paul. Uyu mudamu yamenye ko afite imbaraga z'umwuka wa karande, icyambere w'igihugu avukamo. Amenya ko afite karande yaho atuye, amenya ko hari na karande y'ahantu yashatse yo gupfa. Arangije yikorera teleferanse y'amanyama ku wasomyemo, urasanga yarwa teleferanse ikomeye cyane. Uyu mudamu yikoreye teleferanse. Haleluya. Reka
nasomye naje gusobanura. Sinababwiye ko nitwa Nyirabagenzi. Niryo zina ryanditse mu irangamuntu no muri pasiporo. Iri zina naryiswe n'imfura ya mama Margarita. Iri nyita papa bona ryapfa ubusa kubera ko babonaga ndi gupfa. Kubera ikiro n'amagambo nari mfite, umwaka n'amezi namaze mu nda ya mama, nigiye bo bazanye gatanya kuri mama Margarita na data kabisa, nigiye nabatangije, nigiye divorce. Yangejeje mu rugo, mvutse kanibiro bituzuye kandi nararengeje amezi, ntangira kujya ndarandira papa ati pasa wakanukara musakuza, pasa wakanukara musakuza, musakuza tawa. Mwanzanye divorce kwa kabisa, nigiye nabatangije. Igihe cyo kwita izina kigeze, bati muzehe zo n'izina ry'umwana ati uragaragara byaba bivuye gusa. Bati basi kubera ko ubona nta wundi mwana muzongera kubyarana, genda imfura yite umuhererezi. Bageze ku mfura ati izina ni Nyirabagenzi. Kubera icyo mwise Nyirabagenzi, ukurikije ukuntu yagendesheje mama ni Nyirabagenzi. Hanyuma mfata igihe ejo bundi muri 2016 njya gukorera deliverance izina ryanjye. Ntekerejeho byatutse, ndimo ndashaka kugera ku magambo Rusi yavuze yo kwidereva, ariko nanjye reka nanjye ngesesekamo n'ibyanjye, kuko namenye ko igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kitanyuzuye hagomba kujyaho n'igice cyanjye. Fata izina Nyirabagenzi niswe bitewe n'ibibazo, njya kurikorera deliverance, senga amasengesho yo kuri deliverance, mbanza gusobanura aho ryaturutse. Ndebye mbona rifite umwuka ungendaho kwirirwa ngenda navuye ahangaha nta nyungu, ndagenda nta nyungu. Ndangije ndavuga ni Imana nyir'ingabo, iri zina ntabwo rizava mu irangamuntu no muri pasiporo, ntirizava ahantu hose ryanditse, ahubwo ndashaka ko iri zina ndigendesha rikamenyekana, nkaba Nyirabagenzi, mva mu ndege imwe njya mu yindi, mva mu gihugu njya mu kindi, mva mu bwiza njya mu bundi. Mu izina rya Yesu Nyirabagenzi ndarihinduye, nkajya mpindura ndarihindura mu izina rya Data wa twese, Umwana, Umwuka Wera. Nyirabagenzi nihinduye Nyirabagenzi, genda amahanga isi yose imenye, abemera n'abatemera bamenye. Zina nikorera deliverance ubundi Nyirabagenzi nurira indege buri gihe. Hanyuma rusangije arahaguruka aravuga ati mubyeyi winyingingira kugusa, iyo ni kosa rya mbere nakora, sinagusiga. Ndagusigira nde? Nta mugabo, nta mwana, ugiye mu gihugu umaze imyaka myinshi utarimo, winyingingira kugusiga. Icyo kibagirwe, gusubirayo ntibishoboka. Ajya mu mwuka aravuga ati ahantu uzagwa, kuko mu mwuka ndi kubona ko Imana igiye kukugirira neza ukiva kuri ubu butaka. Aho uzagwa niho nzagwa. Icyo ni icya kabiri. Ikindi cyongereyeho, iyo ndeba Imana iri muri mwebwe, reka abantu ntibemere Imana iri muri turakora, abantu bemere Imana iri muri twe, muze murebe Imana iri muri turakora. Uko turi biraruta mbere ibyakozwe n'Imana. Imana ikora ibintu abashinwa batakora, niyo yonyine yafashe umuhanda ikora mu minota mike, nawusenya mu minota mike. Iyi Mana irakora. Imana iri muri wowe n'izaba Imana yanjye. Izaba Imana yanjye. Ibintu bihagarwa nk'ihame, Imana iri muri wowe n'izaba Imana yanjye. Niba mugira ngo nabasha muzabazane Nebukadineza ageze ku itanura, yaravuze ati ndabisinyiye niba neranye inama, Imana nishakeza tubaza agafata intego, twese niyo tuzasenga, utazemera kuyisenga
w'ababa wabo kazi bose ntiwe nyakwiderebura mwivanyeho ndata wakwese n'ijuru mana hari ibintu dusize muri uyu mwaka twivanyeho nyiribihe nyir'ingabo hari ibintu dusize muri uyu mwaka zamuka mu isi y'umwuka duhurirayo ubwire ibintu ugomba gusiga uhere kuri ubwo bukode n'ubwo mu moto wirirwa wurira n'ubwo mu bintu bya nta kinyana n'ibisubizo bimeze nk'ibivomo zamuka tubisiga muri uyu mwaka haleluya nta muntu wanditse rero agazayimisha agarutse ni ukuvuga ngo ubwoko bw'abamowa bwoko budatera imbere bwoko bugira imikosho bwoko bugira ibiziba bwoko budakira ibintu byose by'imowabu ndi kumvumura nyirigura ikigihugu ubwoko bwabo ndi kumvumurira nyiri muri 2022 ndi kumvumuye ndi kumvumuye ndi kumvumuye ninde muntu uri kubyumva nanjye ngo avuge ngo amen n'umwuka bari hehe ngo bamfashe kugira ibintu basiga muri uyu mwaka wa 2020 yewe ndikumvumuye nyakora basakaya kikiri basakwa sikataya basakwa akirero nakukikiri base ndakikumvumuye ndabisiga muri 2022 niho mbisize niho nsize ubukode niho nsize ibisubizo bimeze nk'ibivomo niho nsize ibetsi niho nsize imyaku niho nsize sekarande niho nsize kudatera imbere niho mbisize ndamukageza muri 2022 umwana w'umukobwa ari kunkubura ku bwoko bwawe ubwo muzaba ubwoko bwanjye ni ukuvuga ngo nibwe mu gitabo cy'irangamimerere cy'abamowabu nisabiriza mu kirekere nisabiriza twebwe umujyi wa Kigali we twawisetinzemo turi mu kabande duhinga nuko twagiye kwisetinzamo umujyi wa Kigali ibi bintu twabyisetinzamo turi guhingira 2005 uyu mujyi twatangiye kuwumerita tukajya tuwumerita turi kurya ibijumba byokeje ariko ukumva uzaba Kamugi kumara kubona ko uzaba Kamugi wanarya ukarota neza wanarya wabura ukarota neza ukumva uzaba Kamugi none byarabaye we ndacyo mu mundo ukagira ngo umenye
tugakomeza tugasenga unaniwe twenge tugacika abandi barakomeza bagenda aravuga ati mabukwe uzi n'ibintu twungabune maze hirya y'uko usize karande hano kudakira uzi igisoje ibyo ngibyo aho uzaba ntabwo umurambo wanjye uzagaruka muri abo bahari nikuje ku ifishi kuhaba no kuhabarurirwa no kuzahashyingurwa aho uzagwa niho uzaba nihagira ikintu kizantandukanye nawe uwiteka azabibaza ndetse bikabije umwana w'umukobwa aragenda agiye amenya amakuru ko kwa Bowazi yatabaye atangira kwinjira kwa Bowazi ubu ngubu icyaba Imana ikaguhuza n'umuntu nawe kandi abari abo mwihagije Imana imuhuza n'umuntu ufite isano ugitandukana n'incakura z'Imowabu ugitandukana n'iryana z'Imowabu ugitandukana n'abarozi b'Imowabu ugitandukana n'abagome b'Imowabu ugitandukana n'abapata bagakijijwe ugitandukana n'abasenga ariko bagakijijwe abandi b'abantu baba ku butaka bw'Imowabu Imowabu hari abantu bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana Imowabu hari abantu batifuza iterambere ry'umuntu ugitandukana n'Imowabu hura n'umuntu ufite ibyawe usinzira kwa Bowazi haleluya cyane rero ageze kwa Bowazi avuga ati gahunda uko imeze nkimara kumenya ko nibweho karameza aho ngeze ko akakana n'umwirwa ndabona aha hari wifi yanjye hari wifi naha hari wifi ubundi arangugera ukahasanga wifi yawe yahasanze wifi yabuze ari kwa Bowazi hari wifi urabibonye ko ari ahantu usohoka wava kuri wifi telefone ikabura jya kuri wifi sha akira wifi sha abantu bize muri iyi rake ndabona batari kumva wifi kandi twaje zo kumva urabona wifi ni uburyo bwari umunara y'abana biga mu mujyi we wifi bayoboye kandi icyo bayitakaje basi biyumvire mu mwuka no mu mubiri ndashaka kugira ngo bari wifi yawe wifi yawe ageze kwa Bowazi asanga ari kuri wifi ye ndavuga ati nibabyo hari wifi ariko ntaho nanditse nta kazi nasabye aha nibwo nje hari abasinya hari ababyuka mu gitondo bagasinya bagahembwa ariko nubwo nta gitabo nanditse ngo urumva hari wifi nubwo ari amakonegisiyo yanjye nubwo nanditse nubwo mfite imisoro nubwo babona ko dukeneye n'abantu batuye isi neza bakaba aribo batuvuga apana baduhira yewe we arangije atumva guhera uyu munsi mukobwa ntuzongere kuza guhomba hita udepansa abantu wasanze depansa abantu bose wasanze nitaye kuri taye nitaye ku myaka bafite nitaye ku gihagararo nitaye igihe baziye hita ukora icyo bita kudepansa guhera uyu munsi ntuzongere guhomba kudepansa abantu bose bari barakudepashije haguruka kuyakira mu izina rya ibikoresho biratangaye ngo bakwinjira tugiye gukora n'amaturo twategambere nakwera zana kiriya kimwe mirongo cyenda na bingahe umwaka wa makumyabiri n'umunani bashobora kuyatwara ntuzarindire ko Imana iza gukora vuba kuko dukorana iki kintu tucyumve neza iyo muri ivugabutumwa ryanjye sinasaba amafaranga kugira ngo bishop arabizi ibi ntabyo wamenya sinasaba amafaranga icya mbere nabwiye Imana ko ubishyize kuri tele ikaba impaye akanwa ko kuvuga ibanze nkubita icyitwa ikofi inkorera ikofi ubu umaze gukora amafaranga y'ubwoko bwinshi amapawundi amayero amadolari amadiramu bazi gufata mu mafaranga menshi cyane amanyakenya bayita mu kintu umushyiga waramba ni umuyobozi
ugomba kubwiriza mu barabu muri ariya mabuye y'agaciro muri ya peteroli naho ugomba kujyayo bakamenya Yesu mu izina rya Yesu. Amen. Nyirabagenzi nagenda no mu barabu neza tokiri basika kupande bayasonya na tokiri banda yasimba. Tugomba gukora ikintu isi yose ikakenera ko hakozwe ikintu kidasanzwe. Tugomba gukora ikintu n'abana bacu bakazasanga ibuye ryarafashe bakajya baza gusiga formation. Aha tugiye gushinga ibuye rivuga ngo nawe naseke kizajya kiri giterane ngaruka kita ngaruka mezi turagikura muri ngaruka mwaka sibyo. Tugiye gushinga ibuye ryitwa ngaruka mezi. Shyiramo ibuye hamwe ngaruka mezi atandatu rimwe mu mezi atandatu dusetsa abantu n'abantu badukurikiranye online bamenye ko twashinze ibuye fatiro hano kwa bishop wacu nimero zo kwibutangaze ko iki giterane ngaruka mezi kigomba kujya gisetsa umuntu wese wabaye mugire vuba mu minota 5 sigaranye niyo ngiye guhanuriramo mwese muhagaze ufite icyo cyamukana ashyiremo hano uko kingana kose uko kingana kose nta mitwe iba hano ngo ndangamenshi urabona nta ndangamenshi urabona turabikora duhagaze twese umuntu wese keretse na mukurozi utazi ibibera mu banyamwuga yica ariko umuntu muzima w'umunyamwuga ntahagarara niba nta n'icyo ufite haguruka muhaguruke. Tugiye gusenga isengesho rireba ibitariho bikabaho rihindura ibintu bigahinduka. Iyi ni fondasiyo usekeje abantu nawe uziho useka. Ni ukuvuga ngo turabikora natwe turi kwihanura. Ni ukuvuga ngo tujya kwinjira muri nawe naseke yahura ni uguhera kuri wowe duseka. Hanyuma kandi afite mu ikofe uyafite mu ikofe yayatanze uyafite kuri telefone dore hano aha ni ugiye kuyashyira. Turashaka ko Uwiteka dusetsa dukomere Imana amashyi gukora iki kintu. Niturangiza dusenge tuvuga tuti ni ibuye rya ngaruka mezi atandatu dushinze ibuye fatizo hano rya nawe naseke. Turashaka guca amarira mu bantu bose tuzajya twumva. Tugiye gusenga gushumba mukuze hano bavutawe na yubaha shize waramanuriye ngeze mu rugo birasohora ubuhanuzi bwawe n'uburyo buraramutse. Ugiye kwatungugisha kuri aba bantu ibintu bitari biriho biri kumve. Ugiye kutwinjiza muri 2023 Imana iguha ubwenge bwo kujera ibyo twakiriye aha. Ni uburyo bwo kujera ibintu tujya kubona kwa Bowazi kuko urashobora turi hano tugiye guhura n'abantu bafite ibyacu twinjiza neza n'abantu bakagiye za pekipeji ubatereke mu bitereke aho ashaka ubwoko bw'amazina y'imodoka bashaka yewe n'ifigo y'umukara ashaka niyo shaka iterere imisozi nkanje imodoka imeze nka nyirabagenzi yiruka kwa huye. Bwana asifiwe sana. Zaburi z'Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Abo turi kumwe haleluya. Tugiye gukusanya igitambo mu kanya. Vuga ngo amen. Isengesho rya mbere zamuri ibiganza. Vuga ngo umwuka w'imwe wabo. Umwuka w'imwe wabo. Ndawanze. Umwuka w'ibyaha. Ndawanze. Umwuka wose w'imwe wabo. Muri aya materaniro
nakiriye Bowazi, umuntu w'umumaro, umuntu w'ingenzi. Nakiriye umwuka mushya, nakiriye iyerekwa rishya, nakiriye ijambo rishya, nakiriye imikorere mishya, nakiriye ubutaka bushya, nakiriye amashimwe mashya, nakiriye umuryango mushya, nakiriye amashimwe mashya, nakiriye ikipe nshya, nakiriye icyerekezo gishya. Komera Imana amashimwe cyane. Bibara kabiriza rama. Bagira ngo hore na batatu bagire bakira Bowazi. Akira Bowazi n'umuntu mushya. Umuntu mushya Imana izanye. W'inshuti nshya Imana izanye. Hiriya Sikoya. Ayipikode na Nesiri. Apakotanagaya. Imana ikiruka y'izoberaga. Imana igukuyeho abantu babi. Imana igukuyeho abahuruka. Imana igukuyeho abanyamazime. Imana igukuyeho abacamege. Imana igukuyeho ikintu kibi. Imana igukuyeho icyerekezo kibi. Kwera haleluya. Bwana asifiwe sana. Komera Imana amashyi, ibindi birahamuka. Kwera yasema